Nshuti namwe bavandimwe mwese kuri Studio Umutware nongeye kubasuhuza. Nigewe singira nkabo bikorwa Freeman turi kuganira muri uyu mwanya. Nkaba ngira ngo mwese mbahe ikaze neza no kuri Studio Umutware kandi mbifuriza kugira amahoro y'Imana. Kuri mwebwe rero mukiri kuhaza kuri iyi nshuro ya mbere ndagira ngo mbibutse ntimwibuke kwiyandikisha. Mukande hano hasi handitse subscribe, share, follow ndetse n'inzogera kugira ngo igihe cyose turi kubategurira ibiganiro cyangwa se twarangije kubategurira ibiganiro mumenye ko bihari muze dusangire ijambo. Cyane cyane nk'igihe turi live twakwifuza rwose ko muza tugasangira ijambo muri icyo gihe kugira ngo twumve namwe ibyo muri gutekereza ibyo mushaka kugeza ku bandi banyarwanda. Nkaba ngira ngo kandi babwire nti kuri mwebwe mutabimenyereye mukiza kuri inshuro ya mbere namwe mumaze kubimenyera. Igihe cyose mumbona hano imbere ya za kamera ndetse n'inyuma ya kamera nje mukuri, nje ndurukundo kandi nje ndi n'icyizere. Ibi nkaba mbibasaba ngo mubikoreshe nk'umunzani mupima ibyo tubagezaho byose. Ubumenyi tubaha, ibyo dusangira namwe murebe ko bifite ukuri. Ikintu cyose mubona ko gififinze kidafite ukuri cyangwa se kiri kubatera urujijo, ndabasabye ngo mudufashe muducyahe ku mugaragaro. Nimba ari ibintu by'amakosa mudukosore, dushobora gukora amakosa kandi ibyo mubona turi gukora neza ndabasabye ngo mukomeze kudushyigikira. Kandi ngira ngo mbashimire mwese abari kudushyigikira ku buryo bwimazeyo. Nabona n'aka kanya ko kubabwira ko twamaze gufungura page y'uruhame aho mwese mushobora kudushyigikira uko mubishaka kose. Nayo ndagira ngo mbabwire muze kwisura kuri kariya kabuto kanditswe ngo ni join, nako kari aha ngaha hasi muraza kukabona. Kubw'ibyo rero uyu munsi nkaba ndi kugira ngo rwose kuri iyi saha tuganire n'abantu babiri cyangwa se abo nakwita abantu bo mu bwoko bubiri. Aba ni ababyeyi. Hakaba nshaka kuganira n'umubyeyi wa mbere, umubyeyi w'urugo. Umubyeyi wa kabiri akaba ari umubyeyi w'igihugu. Muti free ibi ni ibiki ko buri gihe nkunda kubaganiriza ibintu mutamenyereye. So ndagira ngo banyarwanda babaze muri uyu mwanya, cyane cyane muri iki cyumweru mwabonye ko ejo twagize ikiganiro aho twibutse cyangwa se twifatanyije n'isi yose kwibuka umunsi w'umwana w'umukobwa, cyane cyane twamagana ibintu by'imfura, ibikorwa mfura mbi bari kugirirwa hirya no hino, birimo kubafata ku ngufu no kubashyiraho ibintu by'igitugu bibangiriza ubuzima. So noneho rero uyu munsi nkawe w'umubyeyi wo mu rugo ndagira ngo nkubaze inti, wowe ufite abana mu rugo, iyo ikintu kibi kibabayeho kibabangamiye uraturamira ukicecekera gusa cyangwa ukora iyo bwabaga kugira ngo uramire abo bana? Nk'abano bana b'abakobwa, nimba umwana wawe w'umukobwa wumvise ko hari umuntu wamubangamiye, umuntu wamukoreye bya mfura mbi, uraturama ukicecekera cyangwa se ugira icyo ubikoraho? Uyu munsi nimba ufite abana, wowe nk'umubyeyi wenda wita ko ari abana ba indiscipline cyangwa se badafite ikinyabupfura, noneho uyu munsi ukavuga uti maze abo bana ngiye kubafungira mu cyumba mbigishe kugira ikinyabupfura. Ako kumbura agafunga kakamara umunsi, kakamara icyumweru, kakamara ukwezi, kakamara umwaka, ndetse byanaba ngombwa ukajugunya n'urufunguzo. Cyangwa se nk'umubyeyi ugeraho ugacinka unizambuka rero nimba abana ari bazima ukabavanamo ukababwira ati dore impamvu nagufungiranye ni izi ngizi, ndifuza yuko iyi indiscipline cyangwa se aka kavuyo cyangwa se uku kutagira ubupfura ubiveho kuko twakureze neza. Mwebwe nk'ababyeyi bacu muzi neza ko uburezi muduha nibwo bwibanze mbere yuko tujya mu mashuri asanzwe. So nimba rero nk'umubyeyi bikurambiye cyangwa se noneho ukanateshwa n'uwo murimo w'ububyeyi, urabona uri kugiswata, muba mwagiswasa. Uyu munsi rero birababaje cyane kubona nk'ababyeyi birengagiza abana babo
waba ari wa mwana wibyariye mu nda yawe cyangwa se umwana wadapse cyangwa se wahisemo kubera umubyeyi. So ni ngombwa rero ko mudufasha rwose, mukadufasha tugakura nk'abana b'inyangamugayo, abana bafite ikinyabupfura, abana bazima, kugira ngo tugirire urugo akamaro, tugirire imiryango yacu akamaro. So ibi rero nabyo nibyo ngiye gusaba noneho, cyangwa se kubaza umubyeyi w'igihugu. Wowe mubyeyi w'igihugu, nimba umutima wa kibyeyi utawufite, uri umubyeyi bwoko ki? Urabona umwana ari gufatwa ku ngufu ukaryumaho, ibyo bikaba bigaragara nk'ububyeyi koko? Umwana wa indisipline uramufashe, umujugunye mu cyumba, uri gushaka kumwigisha kugira ikinyabupfura, ariko noneho uribagiwe, umuhejeje mu cyumba, aboreye mu cyumba, ufashe rwa rufunguzo urarujugunye. Ubwo ni ububyeyi bwoko ki? Uyu munsi mu gihugu ku itariki ya 14 z'Ukwakira, abanyarwanda b'ingeri zose, cyane cyane abari hanze, bisukanyije hamwe bemeza ko uyu munsi ari umunsi wo kwibuka abana b'igihugu bafungiye muri ibi byumba baboreyemo. Bari gushaka kubibuka ngo bavugirize induru, basabe umubyeyi w'igihugu ngo dohora, ibuka n'aba bana nabo warababyaye, niyo baba bari abana mwadabuse cyangwa se mwagize abana, nabo n'abana. Uyu munsi umubyeyi w'igihugu wirengagiza abana bamwe, akabera abandi bana bonyine, bavandimwe b'abanyarwanda. Ibi ngibi tugomba kubihagarika. Umubyeyi ubera abana bamwe ntabera abana bose, nta mubyeyi urimo. Dufite ababyeyi batwadapta, dufite ababyeyi bafata inshingano z'ububyeyi, ariko tukabona nta kibyeyi barimo. Ibi ngibi birababaje nk'abanyarwanda, birababaje nk'umubyeyi, birababaje nk'abana, twebwe abana b'igihugu. Uyu munsi nditegereza, ntago nkuze cyane, ariko mu myaka mike mfite hano kuri iyi si, abana b'abanyarwanda barazira iki? Waba ari umwana umaze kuvuka uyu munsi, waba ari umwana ufite imyaka mike, waba ari umwana ukuze ugeze mu z'abasheshe akanguhe, aba bana b'igihugu barazira iki? Wowe mubyeyi w'igihugu, inshingano z'ububyeyi ko tubona uri kuzita, kandi nta nicyo zikubwiye muri uyu mwanya. Uyu niwo murage tugomba kuzajyana imbere natwe nidufata noneho izo nshingano z'ababyeyi. Bishoboka bite ko abana b'igihugu baborera muri ibi byumba bita ngo ni za gereza? Ku mpamvu izo arizo zose, ni gute nk'abanyarwanda tutamenya guca inkoni zamba? Ibi ngibi ntibibaye ku babyeyi b'igihugu cy'uyu munsi, cyangwa se ku babyeyi bari kuri izi nshingano z'uyu munsi, byanabaye ku babyeyi bari muri izi nshingano imyaka yashize, n'indi myaka n'imyaka yashize. Uyu munsi rero nk'abanyarwanda nkagira ngo mbabaze, rubyiruko nkunda kubibandaho, uyu munsi nimba utemeranyijwe n'ababyeyi mu rugo, amabwiriza baguhaye, ukaba wanabasuzugura, bituma kuba umwana mu rugo bikuvanwaho. Hanyuma se umubyeyi wowe twajujubije, iyo twakujujubije uratwandarika cyangwa se uratujugunya cyangwa se uratwica? Birababaje ko mu minsi mike turiho kuri iyi si, twebwe nk'abana dukomeje kubona imico mibi y'ababyeyi, ibintu utabona ko umubyeyi yakora biri kutugirirwa nk'abana. Ariko mbivuze mu bintu bifunguwe bitari mu matamatama, ndavuga abanyarwanda bafunze ku mpamvu nyinshi cyane. Uyu munsi ni umunsi
hari kwibuka kubw'umwihariko abanyarwanda bafungiye ibi bita ngo ni ibya politike. Amazina yose mwabita, nta mpamvu umunyarwanda uwo ari we wese yagombye kuberera muri gereza. Nta mpamvu n'imwe ihari. Nta miryango itagira ibibazo. Nta muryango n'umwe utagira ibibazo. Ariko kuba hari ikibazo mu muryango ntibivuga yuko abanyamuryango baba babaye bagicibwa. Kubera iki uyu munsi muri kugira abandi bana b'igihugu bagicibwa? Ibi ntibyumvikana. Rubyiruko rungano, aba babyeyi bacu ndabona bari kudutesha umutwe. Igihugu ni gito. Igihugu gifite ibibazo byinshi. Kinafite na opportunity cyangwa se amahirwe atagira uko ngana. Hari opportunity nyinshi kurusha ibibazo dufite. Umubyeyi wikanga ngo umwana araza kumuvana ku ntebe y'ubupapa, ku ntebe y'ubumama, ni umubyeyi bwoko ki? Umubyeyi ufata umwana akajya kumuzirika mu cyumba, akajugunya urufunguzo, ni umubyeyi nyabaki? Umubyeyi udaca inkoni zamba, umubyeyi ubera abana bamwe, abandi akabafata nabi, ntabafate kibyeyi. Ibyo ni ibiki? Rubyiruko, nibuka twararezwe neza, namwe mudukuriye muhora muvuga ngo muri ababyeyi bacu, mwerekane ubu bubyeyi. Mumaze gukura, mwashesha kanguhe. Iyi myaka yose tumaze 30, twe tukiri muri iyo myaka n'abandi bafite mikeya. Izi ngero muri kuduha mwaduhaye nk'ababyeyi ntituzazikurikize. Ntabwo nakwifuza kuzazikurikiza na gato. Urugo rugira abana bakomeza kurwana ni urugo bwoko ki? Umubyeyi udashobora guhosha imvururu mu muryango ni umubyeyi bwoko ki? Umubyeyi udashobora kwihanganira abana bari indiscipline ni umubyeyi bwoko ki? Aho bukera turi kwirera, ni nabyo byatangiye. Ni burere ki tuzagira mu gihe tutanafite n'umurage wanyu nk'ababyeyi? Nasomye liste z'abantu benshi baboreye muri za gereza. Liste z'abantu benshi bishwe. Bamwe bapfiriye muri gereza, abandi bagapfa mu buryo budasobanutse, abandi bagashimutwa. Ibi ngibi biri gukorwa mu izina ry'ababyeyi b'igihugu. Ibi bintu turabirambiwe nk'abana b'igihugu. Kandi aho bukera, mwebwe b'ababyeyi muri gukomeza mutwendereza, niko bamwe babivuga. Mudutera kububahuka, niko abandi babivuga. Mudutera kubasuzugura, niko abandi babivuga. Kera kabaye, mushobora kubona ibi ngibi muri kudukorera nk'ababyeyi bitari bizima. Bitumye namwe ubwanyu mubigiriramo ibibazo bikomeye. Sinifuza kubona ingo zacu zisenyuka, zishya. Ariko mwebwe babyeyi mufite imitima itari ya kibyeyi, nimwisubireho. Ntimudutere kurwana, ntimudutere gukomeza kugirana imyiryane hagati yacu. Nk'abana b'igihugu twagombye kuba dufite ubumwe nk'abanyamuryango, nk'abavandimwe. Ariko mu gihe umubyeyi adashyigikiye ko haba ubumwe, akomeza gutera amahangayika abana, guhangayika abana, ubu ni umubyeyi bwoko ki? Tuzirera se bigere ryari nimba nta n'uburere dufite? Ibi ngibi ntago rwose byumva mu mutima, ntago byinjira. Iyi myaka yose kubona ibintu nk'abana
twakuriyemo bikiriho uyu munsi dutangiye gukora. Ibi ni ibiki kweri? None ibi bibi tubabonaho natwe twatangiye kubikora. Uyu muryango uri kugana he? Uyu muryango wa Kanyarwanda uri kugana he? Rubyiruko, kweri muze duhagarike ibi bintu ababyeyi bacu badushyizemo. Hari za excuse nyinshi mwebwe b'ababyeyi mufite. Ndasaba mwebwe b'urungano ngo ntitubikurikize. Ingo zisubiranamo, ingo zirwana biturutse mu babyeyi, natwe mukabitwanduza. Ngo ntuzasangire n'uyu muryango, ntuzasangire n'uriya muryango. Ngo uriya afite izuru rirereye, uriya afite izuru ritoya. Ngo ntimuzanywera mu nkongoro zimwe. Bariya ni ba gicibwa, abangaba nibo banyamuryango, aba nibo bavandimwe. Aya macakubiri tuyavemo. Birababaje ko tugomba kuvuga ngo twitirire uyu munsi abavandimwe bacu baboreye muri gereza. Twitirire uyu munsi abavandimwe bacu bameze nk'abagicibwa mu gihugu. Twitirire uyu munsi imiryango y'aba bavandimwe imaze imyaka irira. Ibi ni ibiki mwebwe nk'abayobozi b'igihugu? Ibi ni ibiki nk'ababyeyi b'igihugu? Kuba umubyeyi ntumenye kwita ku mwana, ntumenye inshingano zawe nk'umubyeyi, birababaje. None rwose ndagira ngo mbisabire. Rubyiruko, ni twebwe bizavaho aba babyeyi babasaza bacu nibatabikora. Kubera iki wumva wowe umuryango wawe ari ugomba kwishima, umuryango w'uyu muvandimwe wundi ukababara cyangwa se ukaguma mu kababaro? Nta muryango n'umwe uruta undi mu gihugu cy'u Rwanda. Nta muryango n'umwe uruta undi. N'ubwo bwose twabigize noneho akaraye kajyaye ko hari imiryango imwe nyamiryango, indi miryango nta miryango irimo. Kugera naho abenegihugu bavanwaho agaciro ko kuba abenegihugu. Ibi birababaje kweri. Kandi uyu murage muri kudusigira uzagoreka ibintu byinshi kurusha n'ibyagoretswe kera. Nukomeza gutya ari wo muri kudutoza mu maraso yacu, twabivamo mukabidusubizamo ku gahato k'umbunda. Tubivemo rungano. Hari igihe kigera bikaba ngombwa gusuzugura ababyeyi bacu kubera ko umurongo bari kugenderaho atari umurongo wa kibyeyi. Ejo tuzaba turi ababyeyi. Nta n'umwe nifuriza ko azaba umubyeyi nka bamwe mu babyeyi dufite hano mu gihugu cyacu no hanze y'igihugu. Nta muntu n'umwe utifuza kuba umubyeyi mwiza. Kubera iki icyo cyifuzo tutakigira mu buzima bwa buri munsi? Ariko ngo unacyifurize n'undi muvandimwe. Ntabwo dushobora gukomeza kubaho turi kurwana, turi gutwikana, turi gusenya igihugu, turi gusenya imiryango za community, turi kwisenya. Ntabwo dushobora gukomeza kubaho gutyo. Rungano, ndabasabye kwere ngo twirebemo ibisubizo kandi tubyirebemo. Utavuze ngo nge nturuka muri uyu muryango, nturuka muri uriya muryango, nturuka muri uriya muryango. Ntabwo dushobora kubaho gutyo.
Rungano aho muri mu gihugu hose no hanze y'igihugu, ndabasabye ngo mwibuke aba bandi bana b'urungano, abafite ubuzima bubi muri uyu mwanya. Mubarebe ejo bishobora kuba ari mwebwe. Ntitube ba ntibindeba, kuko niko ababyeyi bacu bameze uyu munsi, niko batojwe muri iyi myaka yose ishize. Muze dutinyuke, ntitube ba ntibindeba, biratureba. Ntabwo nifuza kubona mushiki wanjye afashwe ku ngufu, ubundi ngo mvuge ngo ihangane mushiki wanjye. Ntabwo nakwifuza kubona murumuna wanjye afashwe ku ngufu, nkamubwira ngo ihangane uri ikigabo cyangwa uri akagabo. Ntabwo nakwifuza kubona umubyeyi wanjye afashwe ku ngufu, nkavuga ngo ihangane mama, ihangane tantine. Niko bimera, niko byagenze. None kubera iki uyu munsi mushobora kwihangana ko abavandimwe bacu baboreye muri gereza? Ngo ni ukubera ko batashimishije igihugu, bavuze amagambo igihugu cyanze. Igihugu kandi nta nubwo ari igihugu, aba ari ababyeyi b'igihugu, abayobora igihugu muri aka kanya. Kubera ko batabishimye ngo bagiye kubabika muri za gereza. Ibi ni ibiki? Ibi bigomba guhagarara, ibi bigomba guhagarara kweri. Nta gaciro ibi bifite. Waba uri mu gipangu aho utanabimenya ko ibi ngibi bibaho, cyangwa se uri ku gasozi aho uri kubyumva kubera ko umuntu ufunze ni papa wawe, ni mama wawe, ni nyokorome, ni ba nyogosenge, ni umuryango wawe ubabaye aka kanya. Ariko undi muryango uri mu gipangu ati ntago njye bindeba. Muze dutangire gutabarizanya bitaratugeraho. Dufite uburenganzira bwo gusohora buri mfungwa uyu munsi iri mu gihugu. Rungano, dufite ubwo burenganzira. Ababyeyi bacu dushobora kubashyiraho imbaraga n'agatuza, tukabwira tuti guhera uyu munsi turabyanze ibyo muri kudutegeka. Tububahira ububyeyi, ariko guhera uyu munsi ibi ngibi muri gukora ni amakosa ku muryango wacu. Turabyanze. Rungano, twese dushobora kubikora uyu munsi. Dukeneye kubikora uyu munsi. Ababyeyi bacu ntabwo bari kuduhesha agaciro. Turi gukura nta gaciro dufite. Ntabwo ushobora gukura ubona umuvandimwe wawe ari kwicirwa ubusa, ukaba ntibindeba ngo uvuge ko icyo ari ikinyabupfura. Iyo ngiyo ari ikimuntu y'umuryango. Ntabwo twarezwe gutyo. Igihe kirageze ko twihagurukira ubwacu. Rungano, igihe kirageze ko mwebwe ababyeyi bazima mubona ko ibi ngibi bibabangamiye, mubona ko ibi ngibi namwe biri kubatera amase. Mudushyigikire nk'abana banyu. Ducyahe aba babyeyi banambiye, batifuriza ibyiza imiryango yacu yose. Ntabwo bakwiye kuduhagararira nk'ababyeyi uyu munsi b'igihugu. Inzego zose baba barimo, umubyeyi ufata abana akabakubita, umubyeyi ugenda akabwira abandi bana ngo mujye kwica abandi bana, mujye gutoteza abandi bana b'umuryango. Aba babyeyi guhera uyu munsi tubafatira ibyemezo bikomeye, tuza kubaryoza aho bari hose. Abumva nimwumve. Rungano, babyeyi bazima mutwumve. Turarambiwe kweri. Aya mateka tuyavemo.
tuyavemo burundu, kuko ntazatugeza, ari kudusenyera, ntabwo ari kutwubakira. Nta na rimwe imiryango yacu izagira amahoro mu gihe imiryango imwe itotezwa iyindi igatoneshwa. Ntabwo bisaba umu-enjeniyeri, ntabwo bisaba umuhanga, ntabwo bisaba umuntu uhambaye kubibona. Natwe b'abana turabibona. Ibi bibazo hagati y'amwe b'ababyeyi mubirangize, ibyo mutabasha kurangiza turabyirangiriza. Ariko noneho ibyo mwanze gukemura ntimutuvobe uburyo tuza gushaka kubyikemurira ubwacu. Bigeze aho tubona mutadufitiye akamaro nk'ababyeyi bacu, kandi ari mwe mwagombye kuduha umurongo tunyuramo. Ibi turabirambiwe. Ntago bikwiye. So kubw'ibyo rero, rungano munyihanganire. Harimo kugira umujinya, kugira agahinda, kwibaza nimba turi gukura nk'abagabo n'abagore, ariko nkabona tugifite inzira ndende. None ndashaka kubasaba mwebwe rungano, muhaguruke uyu munsi, nidushaka dukure, harya babyita gukura imburagihe, nibyo. Nidushaka dukure imburagihe, ariko ntidukomeze kwemera kuba muri ibi bintu bikaze. Iyi mibereho turimo ntabwo ari imibereho myiza y'imiryango yacu. Nta gihe tutakuze imburagihe. Ibyo twanyuzemo ubwabyo byadukujije imburagihe. Nta mwana w'umunyarwanda wanyuze mu ntambara kuva muri 90 kugera muri uyu mwanya utarakuze imburagihe. Ntabyo tutasabwe, tutari dufite ngo tubireke kubikora. Ibyo mwadusabye, ibyo mwadushize agahato gukora, nta bintu twigeze twanga gukora. Ariko dutangiye kurambirwa noneho kuyoborwa nk'ingorofane gusa. So ndabasabye rungano, namwe babyeyi mukiri bazima, mudufashe aya mateka tuyarangize, tuyafunge, dutangire amateka meza y'abanyarwanda, hatarimo kubera, hatarimo no gutonesha bamwe abandi bakarekwa. Kweri muze tubikore, turabishoboye. Birashoboka. Ni ukuri pe, birashoboka. So reka ndekeraho, kuko ibindi navuga wenda mushobora kuba mwantera amabuye, ariko rwose ndababwiye nti bavandimwe, rungano turi urukundo. Ntabwo dufite urukundo, turi urukundo. Bibabwire gute mwakabyaramo? Igiti iyo cyeze imbuto, gikomeza gutanga izo mbuto, ntabwo gihagarara. Bavandimwe, turi urukundo. Ntabwo dufite urukundo, turi urukundo. Twaremanywe urukundo. Imbuto y'urukundo iturimo ntishira. Ariko imbuto y'urwangano idushyirwamo, yo irashira. Uyu munsi badushyiramo imbaraga, dushishikarizwa kubiba imbuto z'urwangano ku mpamvu nyinshi zitandukanye. Imbuto z'urwangano ntaho zizatugeza. Ni ubushake kwanga, ni amahitamo kwanga undi munyarwanda, kwanga undi muvandimwe.
twavukanye urukundo, turi urukundo, ndabibabwira mukabiseka ariko turi urukundo, uri urukundo. Uko ubuzima bwawe bwose bwaba bumeze, ibyo waba waranyuzemo, hasi muri wowe, muri wa mutima wawe, mu mutima wawe, ni urukundo. Ni urukundo. So ako gahinda, urwo rugomo, urwo rwangano ufite, wakujije, wejeje, tururandure, turuhinduze, turuhinduranye rwa rukundo rumwe rwagwingiye ufitemo imbere yawe. Rungano, babyeyi mwese mubishoboye, dukunde. So reka mbavira ahangaha, ndabona nzi neza ko abenshi ibingibi mutabikunda kubyumva, kandi nzi ko hari abo bidashimisha kubera inyungu zitandukanye babifitemo. Ariko Rungano, umenye ko wavutse uri urukundo, uhabwa urwangano cyangwa uhabwa urwangano ndakeka. Dukuze urukundo twavukanye, ruturimo, ntago ukenera kujya gutira urukundo, ariko kora iyo bwaba kugira ngo ushake urwangano. So muze duhitemo urukundo, duhitemo kugira neza. Iyo mico twese iturimo, aba ariyo duhitamo. So kubw'ibyo rero ndongeye ndabashimiye ko mwafashe aka kanya ko kunyumva. Twibuke iyi miryango ibabaye uyu munsi, kubera babo bari mu kangaratete, kubera babo bafunze, kubera babo batotejwe, bakomeje no gutotezwa, kubera babo bishwe urw'agashinyaguro, batari bigera babaririra, batari bigera babwirwa amarengero yabo. Banyarwanda, tubibuke. Ntibikwiye ko tugomba kugira umunsi tugomba kuririra ku babyeyi bacu ngo nibaturenganure, kubera ko abandi bavandimwe bacu dukunda bari mu kangaratete, bari mu bizazane bikomeye, bimwe bashyizwemo n'ababyeyi bacu. Ibi ngibi tubiveho rubyiruko, ibi ngibi tubiveho babyeyi bacu. Ndabashimiye bivanye ku mutima, kandi mbifuriza kugira umunsi mwiza. Nijyewe Singera nk'abo bikorwa Freeman, hano kuri Studio Umutware, naho